muraho abakurikirana urubuga Isaha Yesu mumeze muteya umukozi w'Imana ndavuga murokore aje kubaganiriza ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ararizanye. Ese weho urumva muri iyi minsi ugiye gusoza umwaka ute, ugiye gusoza usenga, ugiye gusoza ushimira Imana ibyo yakurinze. Ndakeka ko Imana yaba yarakurinze ibintu bigiye bitandukanye, birimo uburwayi, birimo intambara, birimo ibibazo byinshi. Imana yabanye nawe, wafashe urugendo ujya muri Amerika, ugenda mu bihugu bigiye bitandukanye, ugaruka iwawe uri muzima nta kibazo. Ibyo nishimwe wakagombye gushimira Imana. Muraho murakomeye. Uwiteka Imana abantumyeho amaye ikiganiro abakurikirana urubuga Isaha Yesu ndabakunda, mbazaniye ikiganiro kivuga giti yego umwami Imana arabakeneye kandi arabakunda. Yego ariko mbere ya byose, mbere yuko nababwira icyo kiganiro, murambona ahantu heza cyane, ahantu hateye amabengeza, ahantu h'umweru, ahantu hameze neza rwose. Murabona ko ari ahantu heza, hari ibihe byiza, hari ikirere. Ubundi tujye twaganira sasa, babwire ikiganiro mbazaniye, mbabwire inkuru nzanye ku rubuga Isaha Yesu. Yego mbere yuko nazizana, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, nawe turi kumwe nawe agiye kubabwira. Ubundi ambaze ikiganiro. Umukozi w'Imana, tangira nawe ubibwire. Imana ishimwe, ni Pastor Elia. Uyu munsi wa none nahuye n'umukozi w'Imana w'umunyamavuta cyane. Haleluya. None mwene data se ko tugiye kwinjira mu minsi mikuru, ubwo urayibona gute ku bantu basenga? Urayibona gute ku bantu baririmbira Imana? Urabona bagomba kwitwararika gute mu gengiki? Yego umbajije ku baririmbyi, umbajije ku bakozi b'Imana, umbajije ku bantu basenga cyane. Urubuga rwacu rero Isaha Yesu ni urubuga ruvuga ibintu bijyanye no gusenga. Muri risoza ry'umwaka ndakubwira mu Kristo akagombye kwitwara neza, ukajya wifata neza ahantu hose ugiye, ukagaragaza ko umwami Imana agiye kukuvukira mu mutima. Yego Yesu yaravutse ni muzima, ariko iyo dushoje umwaka nk'iyo abahanga bavuga Noel, bitwibutsa ivuka rya Yesu. Biratwibutsa Yesu we yarazutse ni muzima, yibereye mu ijuru, ariko Noheli itwibutsa ivuka rya Yesu. Yego haba umuririmbyi, haba umupastori, haba umuvugabutumwa, haba umwarimu, haba umunyamasengesho, n'undi wese itegure. Yasaraje itegure, agiye kuvukira mu mutima wawe. Yego komeza umbaze. None se ko agiye kuzavuka rwose, ubwo ngubwo abantu njya mbona bari mu makoperative, abandi bakagenda bari kugenda hirya no hino bari kuvuga ngo bitegure uburyo bazambara bakaberwa, uburyo bazarya neza bagahaga. None wowe urabivuga iki? Yego urumva ubundi nshoje umwaka, ndavuga mu minsi mikuru nk'iyi, nk'umuntu w'umukristo yakagombye yigengeseye, agenda yigengeseye, kuko aba afite ikintu kiri muri we, aba afite umutima uri muri we. Ndavuga marayika umucunga, ndavuga marayika ucunga ibihe bye. Yego komeza umbaze. Akamenya yuko yego. None rwose abakristo muri iyi minsi ndibakiziza ibintu by'iminsi mikuru, usanga babifata nk'ibintu bitigeze kubaho, si ukabona ndagaciro babivugaho. Ngawe nga Noheli abakristo bagakwiye kuyiziza cyangwa bagakwiye kuyitera umugongo? Oya, ni ukuvuga ngo ntange w'umukristo ndetse w'umuvugabutumwa ukorera kuri uru rubuga njya mbabwira bita Isaha Yesu, umukristo ubundi ni inshingano ze, yakagombye kuba kwishima, kuko aba yibutse ko hari umwami Imana wagize gute, wamuvukiye, wavutse mu mutima we, ukera ugasa nka sheregi, ukerereza. Urabona nk'iri juru, ugasa nk'ijuru, ukera ugacya. Noneho umutima iyo ukeye, nk'uko namwe muri kubona turi ahantu heza hakeye rwose, ni nako nawe umutima wawe wakagombye gucya muri ibi bihe turimo. Ndavuga byo gutegereza ivuka
rya Yesu, ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba akabambwa akamena amaraso ye kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Yego, nk'umukristo muri iyi minsi turimo yakagombye kugenda gutya buhoro 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 nk'umuntu ufite amagi, kuko umwami Imana atwibutsa ko aba yagize gute? Aba yavutse. Yego, komeza. Imana ni nziza, none niyo gukomeza abakristo. Ngenda cyagumya kukubaza muri iyi minsi mikuru, none se bonane yono urayibona gute? Birakwiye ko abakristo bazajya birirwa mu rugo ndibajye mu materaniro, cyangwa se bonane yagakwiye kuba bakajya mu makoperative bakajya gushaka amanyama, bagashaka n'imyenda myiza mishasha kugira ngo babone bujye gusenga, cyangwa bagakwiye kuzajya birirwa mu rugo bari gutegurira abagabo babo n'abana babo n'imiryango yabo? Yego, ubundi umunsi wa Noel cyangwa se wa bonane, ubundi Noel itwibutsa ivuka rya Yesu. Yesu yarazutse, nabitangiye kare mbivuga, yaravutse, arabakura umugabo, avuga ubutumwa bwa Yesu nk'uko natwe tuvuga ubu butumwa, arakura, aratubambirwa, aradupfira, atumenera amaraso ye ku musaraba Igorigota kugeza na bugingo na n'ubu. Iyo tugeze nko mu bihe bya Noel, bitwibutsa ko Yesu yavutse, yanyuriye mu mubyeyi Mariya. Mumaze iminsi mubona ko ngiye napostinze Mariya cyane, buriya nibitwereka Mariya wacu yaratubyariye, atubyarira umucunguzi. Imana yigize umuntu inyura muri Mariya, noneho Yesu aravuka araza, Imana yigize umuntu araza, turamubona. Yego, tukiri aho ku minsi ya bonane, ubundi ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo iyi Bibiliya rivuga yuko umuntu yakagombye kuba yihora yiteguye igihe cyose wakagombye guhora witeguye, kuko utazi umunsi n'isaha uzagira gute? Uzapfira, ndavuga uzapfira mu mubiri. Noel rero itwibutsa ivuka rya Yesu. Yesu yaravutse, arakura, aba umugabo, avuga ubutumwa bwiza nk'uko natwe tuvuga, nk'uko ba Petero na ba Yohana babwirije. Noneho tukiri aho ngo Yesu amaze kuba umugabo, amaze gukura, niwe muntu wa mbere wakoze ibitangaza byinshi, kuko yabyawe n'igitangaza. Yaravutse aba umwana w'igitangaza w'agahebuzo, anyura muri Mariya atarabonanye n'umugabo, Mariya atarajyamanye n'umugabo, ariko agira gute? Arabyara. Nubwo tubona uriya se wa Yesu Yosefu bavuga ko ari se, nuko nyine yari umugabo nyine wabaga hafi ya Mariya. Yego, rero uriya mugabo yabaye igitangaza, aba igitangaza n'ibyo akoze byose, nta n'umuntu n'umwe wakoze ibitangaza nk'ibya Yesu. Rero nk'umukirisitu Noheli yakagombye kugira ukitunganya, ukitayarisha, ukagenda ukizihiza, ukibuka, ukavuga ati umwami wanjye yaravutse, none ndishimye kuko yavutse. Yego, rero iminsi ya bonane yo ntacyo nayivugaho, kuko bonane n'ubundi njye nyibara nuko nyine umuntu aba yasoje umwaka, ariko ni iminsi n'iyindi. N'ubundi kuba wari waragiye gusenga kuri Noheli nta cyatuma no ku bunani utagenda ngo usenge. Ariko ndababwiza ukuri, bantu mukurikirana urubuga Yesu, muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka, uzasura abantu bababaye, ufite 1000 uvaneho 300 umuherezeho ubabaye, nawe aryeho, mwese mwishime, kuko umwami Imana mwibuka ko yagize gute? Yavutse. Yego, komeza mbaza ko kandi aho ndahasobanuye cyane. Bonane yo ntacyo nayivugaho, ariko Noel k'umukristo wakagombye kuwubaha, kuko ukwibutsa ivuka rya Yesu, ivuka ry'umucunguzi, ivuka ry'uwakubambiwe ku musaraba Igorigota. Yego, turagushimiye rwose kuduhereza igisubizo cy'ingenzi, kandi natwe turanyuzwe ku icyigisho tugejejeho. Rwose turanezerewe, turakomeye mu mutima, dusanze iyi minsi ibiri yose ari ingenzi ku mukristo. None se birakwiye yuko abantu bazarya amafaranga yose bakayamara, bakibagirwa yuko nyuma yo kwizihiza iminsi mikuru
makuru yose abana bazajya kwiga ku mashuri? Oya, ntabwo bakagombye kujya amafaranga yose ngo bayamare, bakagombye kugira mu rugero bakishima. Noheli Yesu wacu yavutse, Yesu wacu yavutse, yego bakishima batyo, ariko ntibasesagure, kuko n'ubundi biba bitegereje ikiremwa muntu, biba bitegereje umwana w'umuntu ni byinshi mu gihe akiri muri iyi si turimo. Yego bavandimwe, mukurikirana urubuga Yesu, nari njeje kubabwira iki kiganiro kivuga gityo, kivuga ku nkuru za Yesu. Mariya yabyaye Yesu, yego ari kumwe na Yosefu, barizihiza, baranezererwa, baravuga ngo umwana w'igitangaza yavutse. Nicyo nari nje kubabwira. Mugire amahoro, mugire Noweli nziza. Noweli, umwana w'igitangaza yavutse. Nimugire amahoro ya Kristo. Turabashimiye, umwami Imana aradukunda.